muri corona muziko muri corona abantu bose babakingiranye nagira ngo studio kwakoreragamo akavuga nyine nkamuhamagara mama wiwe na papa w'inshuti zanje ninde binendwa make Fofo ni Kiriki nta kibazo ko naje gasingira majima zanzira zo hirya aziko ngororotse umwana wanje akamuntu umufate neza kamushisha aratwaza turakuri bagashira ninjije amafaranga menshi ku bwa Fofo mumukubitira amashiko kwiko ari ndirimbo y'ubuzi ngo Imana yacu n'inyamaboko ndabizi kandi wihangane mureke kugenda biragoye gutandukana n'ahandi umuyobozi arabizi Gatete hari cyangwa umuntu wese ushaka abizi iyo muzanamo cyangwa ngiye bambura bagamagara hino ikintu cyo bita ubushuti Aline yaranyuze muri Kigali babwire sinarizi ngo baravuga ngo Kigali sinari ngo ko biba bimeze gute uyu yamfashe ukuboko murabona uko tubanye na Aline ntaho atandukanye cyane n'Aline ibyishimo byanjye n'ibyo bya Aline umubabaro wanjye niwo wa Aline turakunda ndamukunda kandi arabizi ko iki ni kimwe n'ibyo twasengeye kandi ibyo twasengeye byose Imana kugenda ibikora tubanayishimiye nuko nyine umuntu ajya asaba ikintu atazi ukuntu azamera ntagira igisubizo ariko ndishimye ku bwawe ndishimye cyane uri umunyamugisha mu buryo bw'abantu bihuye abantu bose baririmbiye ihuye turagusezeye kandi uzagende ushikamaho niriye irasi mu ijuru ugiye niyo hari isi nyine ugiye mu isi none ikanuye n'indi isi yari ihumurije ugiye mu isi ikanuye birasaba ko iyo mpano yawe Imana imurika kandi igafasha imitima ya benshi Byari ni inshuti yaje ariko mu bana baje bose nabyaye uriya ni inshuti yaje cyane yarase ni inshuti yaje cyane kandi nuko kuririmba nije yagukuye ariko simbyirata ndashaje ndo mukecuru mfite abuzukuru ariko kuririmba kwe nije yagukuye ariko ni inshuti yaje ndamushimiye kuba atarakoje isoni muri iki gihugu wakoze Ben isoni bazabaza kubwira Ben ngo se uwo mucumbiki iki afite nyina nasi Imana igumugisha uzagira urugendo rwiza nubwo tutazajana uzagira ubukwe bwiza murakoze
turi hano musezera Fofo ushobora kuba ufite ikindi ku mutima ko turi imbere y'Imana Imana ibyo yakoze ibyo twishimira iyo urambuye ikiganza cyawe uhaza ibyaremwe ushobora kuba uri mu byaremwe byaba biri hano Imana yagirira neza amen amen. Gahunda yacu irakomeje amasaha yagiye so tugiye kugerageza gahunda zose zibe ndende icyo dukora cyose Kiriki nubwo yavuze ngo ntari buvuge ndaza kongera guha umwanya so turashima Imana kuba ababyeyi bari hano turashima Imana kuba Fofo ikaze mama turaza kumuha umwanya so tugeze mu mwanya mwiza rero wo gushima Imana kubyo Imana yakoze kubwa Fofo turaza kwakira abantu ndaza kubasoma bose hanyuma nze kuvuga bakurikirana abantu bari gufata ijambo hari mama Fofo hari Ben hari Abe hari Kiriki hari Peace ndetse na Miti abo bantu nibo tugiye kubana muri uyu mwanya uko n'abambanjije hano babivuze isa materaniro we are free twaje kunezerwa kubwa Fofo n'abandi bari buze kutujoininga dufite aho tugeze
so ngiye gutangizana hamwe na Betty Betty kaze hanyuma dukomeze. Betty araza kurikirana Peace aho yitegura. Amen. Abandi mwiriwe kandi muraho. Nitwa Betty, ndi inshuti ya Fofo. Kumuvugaho biragoye kandi atagiye gupfa akiriho turacyamufite, ariko nyine biragoye mukora. Fofo ibyo namuvugaho byinshi ntabwo nabivuga ngo mbirangize. Ni inshuti yanjye kandi mu buryo bw'ibanga nta bantu benshi babizi. Tuganira kenshi utuntu twinshi, ndamukunda arabizi kandi nawe arankunda ndabizi, ntabwo mbishidikanyaho. Ankundira umuryango, akunda n'abana banjye. Kubera ko rero bwari bwije nabuze uburyo mbazana, uburyo mbagendana aya masaha abana baba baryamye. Fofo rero icyo nakubwira, ntabwo ugiye kure yacu pe, ntabwo ugiye kure yanjye, tuzakomeza tubane tuvugane, kandi urabizi ko igihe tumaranye wambereye umugisha. Ni ukuri wararezwe, ufite ababyeyi bakwigishije uburere ndetse bakwigisha no kubana, ufite aho bukura, ugira ibyishimo, urasabana, ni ukuri uzabikomeze. Kandi ndakwifuriza urugo rwiza, ugiye gukora ubukwe, Imana izaguha umunezero wose, izaguha amahoro, ikugirire neza, iguhe nyine kwagura umuryango. Murakoze, nzagukunda. Twakiriye n'abaje nyuma, twakiriye Didier, dushima Imana, dukomere Imana. Aba muri healing mwese murabizi, ariko hari abantu n'amatimu utabatandukanye. Didier umubonye ahagaze muri Arame wabona bitamureba, ariko kumubona muri healing ubona afite no kandi sinambona yateye indirimbo, sinzi n'icyo ashinzwe, ariko njya ngira ngo niwe ushinzwe amafaranga, akajya yitwara nk'ari repeza. Kabisa ari fit muri naza kumuha ijambo. Reka twumve na nishimiye kuba ndi hano. Ntabwo byoroshye ku bantu banzi cyane, ntabwo nzi guhagarara imbere y'abantu rwose ngo mvuge kugira umuntu w'inyuma, ariko nshimira Imana ko mumpaye umwanya. Mpagaze hano mu mwanya cyangwa mu mwanya wa James na Daniela, timu ya James na Daniela, dushimira Fofo yatubereye umugisha, turamukunda kandi dusaba tumusengera ariko Imana izabane nawe, Imana izamukoresha nk'uko n'ubundi yari isanzwe umukoresha na hano. Fofo turagukunda, ni personally nzagukumbura. Mu gahe gato namumenye yambereye umugisha cyane, yambereye inshuti nziza, nzakumva. Ndagukunda Fofo, turagukunda, timu yose turaguhombye, ariko turakwifuriza ibyiza gusa. Imana izabane nawe,
igihe tuzabona turabyizeye dushobora kuza cyangwa nawe ukagaruka kudusura turagukunda angumisha ibi ni ibintu bitoya ariko birimo urukundo birimo ubumwe turagukunda uzagubwe neza bamuhaye nabi badafasha gato naze kabisa abayobozi benshi nzifotora ikoresha ino video serikali amafotori ikoresha turi kwihuta harakurikiraho ape reka banze kiriki ahita akurikirana na ape arakurikirana na ben niyo umuntu asuhuza kugira ngo ndondogore ariko bashize hagati ni umutego mu nteze ndavuga ibintu bibiri mu kanya Yesu arampokeje agafraze kavuga neza kabisa kavuze neza kandi agafraze merci nta mwenda ngasigaye ndavuga ibintu bibiri ndavuga ku mumaro Fofo twari tumuzimo igiti canje no muri rusange nyimara mvuge no kumusezera bibera bose abantu bose bafite urugendo ndasezeye n'abariyo barumviramo n'abariyo bumviremo kuko ni ibintu byishuriwe bindi Fofo ni gashiki kanje mama wiwe ni umunyabyinshi w'umukabu ahuye na mama tukiri Butare nko muri 2005-2006 ahangaha nibo baje aho za 2007 niho Fofo bimutse iwabo hari ukuntu baza gufata amazi mu rugo nta n'umenyeye baza kuvoma n'umuhungu wa Vitasira wo muri Kenya Fofo usanzwe ko yava mu muririmbyi pe ariko Fofo tugira gukora pe bita Penueli naje nagiye mu foro twagira gukora ari abana mama bayicamo barango umuntu wese ufite imyaka mikuru arahita aje mu kurara inkuru yite Penueli jewe ga nafite imyaka mitoya bantahanze baravuga ngo bazopita kuwa kabiri namanje kurepeta soka kiri sinsoka kiri sinsoka ndarepeta birangira ndepese namugo muri Penueli n'abafofo rero kugira ngo baje muri Penueli byari bigoranye kuko abana bose umwana wese wavukaga yaravuga ngo nshaka muri Penueli ariko bitewe n'uko Fofo yawe yari umuhanga yamasiga babo bose ndavuga Fofoga mu mwana wiwe yamasiga babo bose muri timu y'abantu bari abamerisi bose bande bose bari batuye Fofo arufatwa uzi kuri Fofo Penueli yagira umumaro munye kuregeza azarebe ko ari yose akabaramo mu screen Fofo akaririmba akibekinga akagira gute n'abandi simba pfobeje ariko wage usanga rero turi kuririraho ibyo bintu ni ibintu bisanzwe kuko twavuga ngo Gisubizo uyu cyangwa aramigira uyu natwe Fofo muri Penueli si Penueli gusa na Gisubizo rero mu buryo bw'abantu bihuye abantu bose baririmbiye ihuye turagusezeye kandi uzagende ushikamaho niriye irasi mu ijuru ugiye niyo hari isi nyine ugiye mu isi none ikanuye n'indi isi yari ivurije ugiye mu isi ikanuye birasaba ko iyo mpano yawe Imana imurika kandi igafasha imitima ya benshi buriya natwe twisanje naje kiga 2017 Amerika nico gihe naco ngibona undi muco itari ifite ico ni kimwe kindi ndavuga Fofo mu mpano ya twese hano muri Kigali Fofo akazi kanje nkora n'akazi ka studio
babwije ukuri nimba ari amafaranga ninjije pe ndabikesha Fofo kuko indirimbo zose ndafatanagira ko muri Amerika Fofo akaba araje bageze kugira ngo aba mu wanje akaza agateka icayi muri ghetto agacumba tukayitwama tukaje ku ndirimbo z'abanyamerika cyangwa nimba zo mu Bwongereza nimba za Australia akari umusayi muri corona muziko muri corona abantu bose babakingiranye nagira ngo studio kwakoreragamo akavuga nyine nkamuhamagara mama wiwe na papa w'inshuti zanje ninde binendwa make Fofo ni Kiriki nta kibazo ko naje gasingira majima zanzira zo hirya aziko ngororotse umwana wanje akamuntu umufate neza kamushisha baratwaza turakuri bagashira ninjije amafaranga menshi ku bwa Fofo mumukubitira amashiko kwiko ari ndirimbo y'uzuga ngo Imana yacu n'inyamaboko ntawayingire ngo mwari gucangwa koze n'isoni niyo ndirimbo umuntu yamayega mu $1 merci wo muri Amerika muri apiga mu $1 Fofo arabyibuka apiga mu $1 namavuga ngo Peter ega nyenze umwanditsi namanoro nizo bintunze nizo bincumbikiye nizo zakoreye ubukwe mwani magambo akazi kanje gashingiye muri inde muri Fofo kuko niho nijenze kuririmba narahimbaga gusa akagira namana ngashira ibidandaza ku isoko bikaba rero Fofo ku giti canije wambere mugisha kandi bivuga yangaha muzamureka tuvuga umuntu uco yakoze kandi ibiriya bitagenda muzamubwira tibiba bigendanye abantu kuduteye turadukunda kutsimbara kandi katagenda ku muntu ufite ijana bigenda mwavuze ijana bigenda mukareka kitagenda akari gaciye Imana igundisha Fofo ndagukunda ngukundira umugabo wawe kurushako gwiwe narakudumiye kabisa tati Fofo kanje ntabwo nari nkindi kuja muri Amerika n'urushako rwanje ngururiye sinagiye Amerika nzoca handi muri ndege kimwe n'abandi ariko Fofo bitewe n'ukuntu nari nzi ukuntu ukunda muri ya bihugu namusenge mwature wo mugisha haza umuntu akavuga Kiriki ni sawa no gushamo mukuruzo uyu no Imana ije kudukora igitangaza umugabo usa n'ubusa aho uri wa mugabo wadukundira Imana wacu Imana igumugisha nje Fofo ni sister kundi ruhande kubivuga gutyo ni seriye cyane Imana igumugisha ikindi Fofo aje tugira gutyo ankundira umugore wanje muzukuri nimba mwarabonye na save the date ya Fofo yaradwerekeje twagiye pfiriya uri Kiriki ni wa muntu wambazaga ako gatete za Gisubizo Fofo ngiye kurangiza akakumata n'amanicarira kandi nta kibazo mureke abandi ko arubwira ati biri niyo ngayijana Fofo agira akantu gateye gutya ni umuntu ushimira abantu kwishimira abantu kwawe ku Fofo nabirero mu bibazo somuza mara mushima rurema kwishima n'imbagutso yo kugira inshuti umuntu wese uzukanyiraza inshuti nikeya uza wishima uce kandi kwishima si ifaranga merci kwishima si ubutunzi kwishima si kuko ibi byose biza bishika ariko umutima ukeye je nta muntu nzabona tuza dukurugana kuko haniyo ari umwicanyi zamusekera kamane gakundisha rero Imana igundisha Fofo ndagukunda ndagusezeye iraziranye nyirimo zo arakoze cyane umuhesha w'amagambo gatete sidotse ndikumubwira ngo ari kubikora zose kuko niwe muyobozi udukuriye muri Gisubizo aranga ngo yabaye FILMZ kandi byose ari kubikora turashima Imana ku bwa Fofo nico kiduteranyije hano hantu muri uyu mugoroba Fofo nk'uko babivuze ni mugari apana gusangwa ahantu hamwe ahubwo kuba muzi bose so turashima Imana ko yamukoresheje iby'ubutwari muri iki gihugu Imana yamuhaye ikoresheje neza kubera ko ndibwira ko abantu mwese muri hano tuziranye nawe kubera Imana yamuhaye
kandi kuba yaremeye akabasha kwikoresha neza igihe avuye hano avuye kwivuga ko yasapotingaga abantu bose no muri healing kandi ntiyabarizwagamo ariko yasaga nk'umuntu ubamo, bivuze ko yamenyeye gukoresha itaranto yiwe neza. Turashima Imana rero kubwiwe. Nka Gisubizo njye tubana muri Gisubizo no muri Joyous, Fofo afite impano idasanzwe ku buryo yafite mikrofone ya alto nta mpungenge ngo ufite kuri stage, yaba ari wenyine abandi badahari bumva nyine harimo ikintu. So ni Imana yamuhaye. Ubushize twabivuzaho n'agatete turi kuvuga kuri Fofo, natubwira nyine ko yabonye ibyangombwa, tubona nyine tubuze nk'umuntu, ariko inzira z'Imana ni ibihumbi, ndabizi ko hari abandi igenda izanamurira. So Fofo warakoze, wagize neza, uhagarara neza mu mwanya wawe wawukoresheje neza. Icyo tukwifuriza ari ugiye ni uko uzakomeza gukora kandi ugakorera Imana. Muri Amerika abenshi bazi ko umuntu agiye gukorera amafaranga, ariko si yo ntego y'ubuzima twaremewe. Hari undi muhamagaro urenze kujya muri kampani. So uzahagarare neza mu kintu cyawe, ukore neza, kandi ndabizi ko hari ingororano n'ibi ngibi nereza ritazibyo wakoze. Warakoze kandi uzagireyo ubuzima bwiza mu cya gihugu. Murakoze, Imana ibamugisha. Amen. Murakoze cyane. Uyu mugoroba nawe ubanjije kuva mu gitondo ahantu twari ku rubuga tuvugana n'abaje, ndababwira ati ngewe nari nsanzwe mu minsi yose ibaho ntagira amarangamutima, n'umuntu agapfa nkababara mu mutima ariko sindire. Ejo bundi Fofo arimo ashima araririmba mu rusengero, mbwira abacu twari twicaranye, sinzi ukuntu nakoze gutya ku maso nsanga narise. Bigeze ibintu byo gutandukana muri iyi minsi, ayo makuru ntabwo nkishaka kuyumva mu by'ukuri pe. Kandi rero iyo ndize kugira ngo ayo marira ahagarare, ni ikibazo nacyo gikomeye cyane. Rero uyu mugoroba urimo ibintu bibiri. Urimo ibyishimo yuko mushiki wacu Florence Imana yamugiriye neza ikamucira inzira agasanga uwo bagiye kurushingana. Rero icyo ni ikintu tugomba gushimira Imana. Ku buzima bwa hano, Fofo muri Foursquare ya Bishop yarabivuze ku cyumweru, ariko yabaye inkingi ikomeye muri Foursquare, usibye no muri Joyous Melody gusa. Yabaye inkingi ikomeye mu buryo igihe yabaga hari ntabwo ndi conducteur, ntabwo ndi n'umuririmbyi cyane, ariko David hari igihe yabireklamaga cyane akavuga ati Fofo yabuze, Aline yabuze, ukabona alerte yabaye muri worship team. Uyu munsi wa none aho Joyous igeze, Fofo turamumisinze, ariko kandi hari contribution bakoze mu murimo w'Imana. Fofo rero turagushimira cyane igihe cyababaye hano muri iki gihugu cy'u Rwanda na hano muri Afurika ndetse no muri Foursquare, wakoze umurimo wawe neza. Kandi ikindi twizeye nuko na hariya muri Amerika ugiye hari umurimo mwinshi, hari ama worship team, kandi abantu bahariya ufite akazi kenshi mu buryo bw'imiririmbire. Rero genda uririmbe cyane, training cyane, uheshe Imana icyubahiro. Rero turishimye kubw'uyu mugoroba, inshuti zawe nk'abavandimwe mwakorana umurimo w'Imana. Imana ibamugisha, uzagira urugendo rwiza, uzagira ubukwe bwiza, tuzagusengera imbere y'amahoro, kandi n'umurimo w'Imana uzawukomeza. FILMZ igice cya 20 ni ijambo ryiza cyane. Ntekereza ko nshingiye ku magambo abantu bose bagiye bavuga, bivuga ngo bibe bityo mwene data kubonemo umumaro muri Kristo Yesu unduhura umutima. Abantu ntabwo bari kuvuga aya magambo nta mumaro wagize, nta mumaro wagize. N'impamvu natwe twaje nuko tuzi ko hari ahantu runaka wagize umumaro. Rero na hari yagenda ukomeze ubu umumaro, kandi abantu baruhuka umutima ku bwabo, nk'ibyo ape yavugaga. Noneho gate abizi hari akaririmbo akavesi kamwe gutya gusa kamwe akavuga ngo ni byiza gukorera Imana iminsi yose muri ubu buzima. Ngeragaze hano mukaririmbe ntimugasubiremo irya kabiri,
nimurangiza nicare abandi nabo bakurikiza. Murakoze. reka paze noneho se mvuga abandi noneho bagerageze kwihuta amagambo. koze mbaraje iyo bwije mbasaranye ntabwo nsubira mu byo abandi bavuze byinshi kubera ko Fofo ni mugari muri njyewe, njyewe ni mugari kurusha abandi bantu bicaye hano. Fofo ni inshuti yanjye magana birenze uko nabivuga. Kumuvugaho ntabwo njya mbishobora kubera ko yambere umugisha, yambere inshuti ikomeye mu buzima bwanjye. Umuntu tuvugana buri kantu kose tugasangira kabisa n'agahinda. Twatangiranye buno buzima bwo kuririmba nk'uko twaritangiye kuva kera turi abana, ariko mu buryo bwiza twabitangiranye. Ambere umuvandimwe mwiza, turavugana mu maraso ariko ntabwo ari byo byaduhuje n'ukuntu twavukanye mu buryo bw'umwuka. Njyewe ngera hano i Kigali kubera ko ntari nzi Ikinyarwanda neza kandi namenyereye igihugu, ntabwo nakunze kugira abantu nyine tujyana cyangwa tuvugana. Nararepetaga nkitahira kugeza nyine ntangiye gufatisha imvugo. Ariko Fofo tumenyana gutya bwa mbere mubona, njyewe nahise mukunda, nawe ahita nkunda. Mu buryo twumvaga na kera nkaho tuzanashaka n'abantu bavukana kubera ubushuti kugira ngo dutandukane, ariko nyine byavuga ngo umuntu apanga n'Imana igapanga, kandi Imana niyo ijya ibona ibidukwiriye byiza. Rero ibyinshi narabimubwiye, ariko ndamushimira ko yambereye umuvandimwe mwiza. Nta kintu na kimwe nigeze mbura na Fofo ngikeneye gifite. Nta nubwo numvaga mfite n'ikibazo cyo kuba nabwira Fofo ngo agire ikintu hamwe, ahubwo numvaga ari nk'inshingano ziwe kubera ubushuti bwacu. Yambereye inshuti nziza, yambereye umuvandimwe mwiza, umujyanama mwiza, n'umuntu twafatanyije gusenga neza. Rero umuntu ntega amatwi, naba ndi kuvuga ibintu bipfuye cyangwa ndi kuvuga ibintu bizima, yahoraga nteza amatwi kugeza na n'ubu. Ibyo mvuze bimubera priorite kurusha ibyo yakwifuza. Mu buryo inama yose namugira, kubera ko azi ko urukundo mukunda, ayiha agaciro kurenza uko icyifuzo cye. Gutandukana nawe biragoye, ariko nanone ntabwo dutandukanye. Narabimubwiye, ndamubwira ati isi yabaye ntoya, telefone isigaye idufasha mu bintu byinshi. Ugiye kure yanjye ariko uzahora mu mutima wanjye, buri gihe hafi yanjye. Njya muri studio njyenyine nzajya mvuga turi kumwe, nzajya njya kuririmba ahantu ariho hose, nzajya numva support yawe. Iyo turi kumwe kuri stage mba numva mfite imbaraga zidasanzwe. Niyo twaba dufite umurida wandi muba mwumva ko nyine wenda adashoboye cyane, ariko ndi kumwe na Fofo mba numva mfite support ikomeye, kandi tutari buririmbe ijwi rimwe kubera bari yigirira kuri stage. Kandi hari byinshi namwigiyeho no mu miririmbire we ashobora kutamenya, ariko namwigiyeho byinshi. Rero
kuvuga kuri Fofo ntabwo nashobora pe, ariko ndamukunda impamvu bose n'abantu bose banzi, ari n'abantu banditse izina ryanjye ngo Aline Fofo, aho kugira ngo bandike Aline n'izina rya papa banditseho Aline Fofo kubera abazi relation dufitanye njye nawe. Ndamukunda kandi arabizi ko iki ni kimwe mu byo twasengeye, kandi ibyo twasengeye byose Imana kugenda ibikora, turanayishimiye. Nuko nyine umuntu ajya asaba ikintu atazi ukuntu azamera ntagira igisubizo, ariko ndishimye ku bwawe, ndishimye cyane, uri umunyamugisha. Fofo ni umunyamugisha udasanzwe, kandi umuntu wese wegereye Fofo aba umunyamugisha kubera ko yatoranijwe. Rero muri makeya gospel yo mu Rwanda ihombye umuntu ukomeye, kubera ko ni inkingi ikomeye ya gospel. Ntabwo ari abantu benshi bakomeje kuvuga ati nimwere igisubizo, ariko ni gospel mu Rwanda. Tubuze umuntu ukomeye muri gospel mu Rwanda, nubwo turi kuvuga ngo turamubuze, ntabwo apfuye, ariko icyo dushaka kuvuga ni uko nyine imbaraga ziri hano mu Rwanda zirabuze, ariko abanyamerika ubwo nibo banyamahirwe kuturusha. niyo mufata nawe tuzomuhana. Murambabarira natinze, ariko ndamwifuriza ibyiza byose Imana itanga, uzagire ubukwe bwiza, ikintu kimbabazi kurenza ibindi byose kuko azakunda. Ariko ndabizi ko hari abo usize mu mwanya nawe, ndabizi ndabafite kuko wari ubimbwira, ariko nta muntu waba Fofo kuri njyewe, ariko Imana yo ibizi nyine yatubanze gushya bizadusubize nk'uko twabisengeye, ariko buri muntu bisubize mu gihugu cye ahari umugisha we. Njye nagusengeraga numva uzabigeraho pe, kandi vuba. Ni nanjye muntu wa mbere wabikubwiye, ndakubwira ati ndi kubona ugiye kugenda, kandi ntari nteretswe, ntarasenze, narabyiyumvishe, ariko numvaga nashaka gutekereza cyane ko utaba mu bukwe. N'umuntu yazana niyosije, nashaka ko tutabiganiraho cyane bakagira ngo ni ukudashaka kubiganiraho, nuko nashaka guhunga ibyo bitekerezo ko utaba mu bukwe bwanjye. Uri inshuti ya couple yanjye cyane, turagukunda, n'ubukwe bwawe tuzabubamo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibyo muzuga bizi cyane, ndagukunda cyane kandi nzagukumbura cyane. Uzakomeze ube Fofo wacu dukunda, natwe tuzakomeza tukurere twebwe. Ndagukunda, nzakora ibishoboka byose irungu ntirizakwicurire. Ujye umpamagara, urabizi ko hano ngiye ngira umwanya. Uzi amasaha yanjye ya studio, urabizi gahunda zanjye zose uzizi. Igihe cyose uzabona ugize irungu ujye umpamagara. Igihe cyose uzashaka umuntu ugutega amatwi, umuntu kugira inama, ndacyari umwanya wawe, kandi ndakwifuriza ibyiza byose uzatunganirwe. Kiriya gihugu ugiyemo kizakubera umugisha, nawe kibera umugisha. Ndagukunda kandi nzagukunda. haje mama umunsi nagiye gutera akadirimbo, ariko bikanareka turakomeje umwanya w'amajambo. Hano harimo amatima atandukanye, hakuriyeho timu yahagarariye Byinshi na Byari, timu yahagarariye Mbonyi
ngo atamutumye yaje mu mwanya w'uko so turaza kureba umuntu umwe muri healing kuko bakunda healing kuko faragiye ku munsi umwe igihe twigeze kuba dufite gahunda ya Gisubizo hano hasi gahunda y'ibintu uri gufata ngaho yagombaga kujyayo yabuze uburyo abitandukanya anje ansaba uruhushya ndamubwira nujyayo ugumeye arareka nujyayo ukareka so turaza kureba umuntu umwe muri healing niba ari turaza no gufata umuntu umwe muri joyous turaza kugura umwe muri joyous indi timu yari ni Gisubizo turaza n'umuntu umwe muri Gisubizo n'ubundi bazi okay so mbere yuko twakira ababyeyi ba Fofo reka nakira abo bantu reka nakire Didi kandi nakambere yatunganye reka nakire Didi komera amashyi mu Rwanda sifiwe amen dushima Imana yuko tubaye hano hantu cyane kabisa birenze ukwemera mbere na mbere ndashima Imana yuko ngiye bageze yeruye mu bintu byinshi ariko numvaga gahunda zose z'ubukure gahunda yo gusezera Fofo itahura kabisa Fofo twamuvugaho ibintu byinshi kabisa byinshi pe Fofo igihe yari amamagaye arambwira ati mfite isafari nzogenda none nzoze musezere ako kantu byonyine gusa ako konyine nta kantu umuntu yashingiraho uza kabisa rero nshimye Imana yuko nje gusezera Fofo twamuvugaho ibintu byinshi muri healing honyine Fofo ni umuntu ujya ugukunda akabikwereka n'umutima we wose twajyaga tujya kuririmba ahantu twahuriye na Gisubizo Fofo akaririmba muri Gisubizo yamara akaza muri healing kandi agafata mikoro kuko twase uzibamo zombi fata mikoro akayifata akaririmba kandi agatanga imbaraga ziwe kandi mu by'ukuri ataririmba muri healing abantu benshi nyine bumva ko nyine nimba uririmba muri team kuba wagenda ugasapotinga iyindi nyine bakumva ko ari ibintu bisa nkaho biri bugaragare nabi ariko Fofo ibyo byose ntiyabyitagaho kandi ntiyabikoreraga kugira ngo wenda arebwe ahubwo yabikoraga kugira ngo adufashe kabisa ndibuka hari igihe twigeze abaririmbyi bacu bagiye tujya muri Soft Foursquare abana aribwo dutangiye kubakoresha batoya ababekers bacu bose baragiye iki kintu sinzakibagirwa Aline na Fofo baza kudufasha nka healing baratambuka barabekinga kandi twumva amajwi agiye ku murongo pe icyo gihe nyine dogara marabumba na Peter bareba utwana bavuga turebe ko basi baririmba aribwo bagifata mu mikoro Aline araza afashije sinzamenya niba ari super Fofo nawe agiye mu bato arabafasha uwo munsi ni ukuri turirimba neza amajwi aravuga kabisa no icyo kintu ngewe cyamuze ku mutima nasohoka duheruka muri Foursquare twarahuriye Fofo yari ari kuri stage abantu si b'inshuti zacu kabisa Fofo na Kiriki inshuti zacu zo ku mutima rero kuza gusezera Fofo ni ukuri ni ibintu byanshimishe kandi nshimishijwe cyane no kubona bene data dukorana umurimo muri healing ni benshi kabisa ni benshi ko ndabona baje kuyingayinga ba Gisubizo kubera ko zombi yazibagamo
rero Fofo turagushimiye cyane ku bwitange wagaragaje muri uwo murimo wa Gisubizo ndetse no muri gospel hose nk'uko ape yabivuze. Ntabwo wafashije Gisubizo gusa, ni wafashije za penuweri n'izindi, ahubwo wagiye ufasha abantu bose mu ngeri zigiye zitandukanye. None ndimo kugira ubwoba kabisa, abantu bamaze kugenda badushiraho buhoro. Hari umugabo umwe yateye harero bamwikanisa aravuga ngo agize irungu, abandi baramubaza ugize irihe, ngo none ngo nisanze mu ijuru jenyine. none iki gihugu ncomeka aho ntari negereye, ndavuga nti niyenda ntibaza kutubona, ariko ndashima ko bashitse hano, Imana ishimwe. Ikindi cya kabiri ndashimira Ben, ni umusore ariko yaba atobikora, ndamushimira byimazeyo kundi baye umutima, Imana imuhe umugisha. Navuga byinshi nyenda kaja kuvuga nkarenguka, ariko ndagushimiye byimazeyo kuba warabanye n'umwana w'umukobwa. Ntabwo byoroshe, kandi mwese hano murabona mwese ndababyaye, ariko ntabwo byoroshe muri iki gihe kubana n'umwana w'umukobwa utari kumwe na se na nyina, mukabana umwaka, imyaka 2, imyaka 3. Imana yaguhaye umutima, ikaguha ubushobozi, ikaguha no kuzakira mu mafuti y'abakobwa. Ndabizi ngo umubyeyi, Imana iguhe umugisha. Kuba tugeze kuri izi ntambwe ari wowe uzoshorera Florence ukamugeza hariya, Imana iguhe umugisha. Ihangane, reka kurira, udatuma naje ngira emotion kabira. cyane. Ikindi ndashimira Imana kubwa Florence mu bwana bwe, yaririmbye afite imyaka 3. Iyi Imana mwaye muvuga ntabwo yayize kuyiririmba ari no mu Rwanda, yaririmbye afite imyaka 3. Tuba muri Kongo, ise yari yaraje no ku ishuri, noneho yaririmba kubera ndi umubyeyi nahingutse ndushe, yaririmba mu masaha 9 nkamukubita ngo naceceke dusinzire, agakubita ikirengeti saa 9 zuzuye. Yazaga aririmba n'indirimbo imwe mu gitabo cyo gushimisha ndayigira ku mutima. Yazaga aririmba, yazaga aririmba ngo mutabazi iyo ndirimbo yarayiririmbye, akaririmba n'indi ndirimbo yo mu rupapuro. Noneho bigezaho muri quartier yose mu muhanda, ariko murabibona mu Rwanda barabimenya, kubera ko mabukwe yari umuntu yagiraga abana benshi. Noneho akavuga ngo umwana w'umwana we ngo yarasaze. Data uko akamubwira nti ntabwo yasaze atoya, nta mwana uririmba saa 9. Abantu bari barahungiye iwacu baraza baravuga ngo bazaja kubyumva ko uwo mwana azaririmba. Niyo yoryama saa 6 z'ijoro, Florence yazaga aririmba saa 9 z'ijoro kugeza n'izi saha. N'ejo bundi yari mu rugo, iyo ari muri dushe yabaryamye ntiwobaza ngo se Florence ari uzumubwirwa nuko aririmba. Ahari hose uzumubwirwa nuko aririmba. Yesi impano ye yize gusa cyangwa akindera impungenge, kavuga ngo se iriya mpano y'uriya mwana yogira ikintu akora muri Kigali zombabaza. Ariko ndamushimiye kuri no munota ko duhagaze hano, yarakoresheje impano yo kuva mu bwana kugeza na n'uyu munsi. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Ikindi ndashimira Imana kuvuga ngo Florence baje gufata irembo ku itariki 30 z'ukwezi kwa 4, baza gukoshanya mu kwezi kwa 12, hashize amezi 7. Uwo mwaka arawutangira tugeza mu kwezi kwa 12, azakora ubukwe mu kwezi kwa 6. Ko muvuga urugendo ni rurerure, ariko ndamushimiye nk'umwana waje, kuko murabizi hari inzitane, hari ibibazo mu rugendo ni rurerure, kuko bw'imyaka 3 muri iki gihe ntabwo ari cyane, tibikunze kuko dusigaye tubumenya hasigara amezi 3. Ariko kuba yarabikoze akabageje kuri no muntu, ndamushimiye. Imana imuhe umugisha. Subira inyuma ndashimira kubwa Kiriki niwe wamuvanije ibitari. Kiriki amwita mushiki we, mama wa Kiriki ni musengeneza wacu, ariko kubera ko dusa naho twari tungana, Kiriki akamufata nka mushiki. Ndagushimiye kuze wakoze kumuvanye ibitare akaza kuba yarakoze umurimo hano. Ndagushimiye, Imana iguhe umugisha.
ndashimira ku bwari gusa Aline nawe hari ukuntu nawe yambabaje ukwe mu bukwe bwa Florence baza gusaba ntiyabubaye none muri bo bombe ntawe uzaba mu bukwe bw'undi ico kibazo ariko ndashimira Imana ko babaye muri Kigali bombi bakabagiye gukorera amakorero bicari Imana ibahumuje mwitwaye neza nk'abana twari kumwe twari kumwe na mama wawe ariko kuri uyu munsi duhagaze hano twishimye ni ukuri mureke mbabwire nimba hari ikintu kiza kinezeza umubyeyi mwebwe mwese hari abatarashaka hari n'abashaka nimba hari ikintu kiza kinezeza umubyeyi no gushingira umwana muri iki gihe tugeze ni igihe kigoye murakizi ariko kubona umwana ageze ku ntambwe yo gushakwa biza bitunezeza nk'ababyeyi ikindi cyane nyuma cyo gusoza murabizi ko abahungu na ba nyina bakundana iryo nta banga rihari cyane cyane Kiriki barabizi Feri ni inshuti yanje ariko mu bana banje bose nabyaye uriya ni inshuti yanje cyane Florence ni inshuti yanje cyane kandi nuko kuririmba nje yakuye ariko simbyirata ndashaje ndo mukecuru mfite abuzukuru ariko kuririmba kwe nje yagukuye ariko ni inshuti yaje ndamushimiye kuba atarakoje isoni muri iki gihugu wakoze Ben isoni bazabaza kubwira Ben ngo se uwo mucumbiki iki afite nyina na se Imana igumugisha uzagira urugendo rwiza nubwo tutazajana uzagira ubukwe bwiza murakoze Florence ndabashimiye mwebwe mwese uko impamvu muteranye nuko Florence yitwaye neza kuba mungana gutya muri saa sita uriya mwana yaje saa 10 uriya mukobwa uri hari inyuma ariko uwarebwe ahubwo ikintu cyambabaje nuko yambwiye ngo yiriwe muri korali yirirwa n'ubusa ariko kugezana n'izi saha aracicaye yasize abana Imana igumugisha mama impamvu mwicaye gutya mwese nuko muzi ko Florence nta kosa yakoze ngo baze kubwira Ben yakoze iri kosa ariko mwebwe mwese mwaje ndabashimiye Imana ibahumugisha murakoze cyane ubukode ni Florence na gari Fofo ujya hano akoresha Florence kabaze ikasabe pitago kazana na tezoro na na Aline tambuke muzana kugira nikanga abantu barashiketse cyane bigiye ngino Turimba karimbo kamwe Franco abantu bongera bagarukiye twone
ibona ko bidahagije irandema Imana imaze kurema byose ibona ko bidahagije irandema ibumba mu butaka Imana umwuka mpumeka kugira ngo yewe nyimaze ibumba mu butaka Imana umwuka kugira ngo yewe nyimaze yewe muntu ishusho yayo twifuje kubashimira mwese abatwitabye n'ababonye akanya Imana ibamugisha ndongera kandi nshimire abantu mu byiciro mpereye kuri Gisubizo Ministry Healing ndetse n'abandi baturutse mu yandi matsinda atandukanye aba sister baje bahagarariye ba Daniela bavuze akanya n'abandi bakorana muri FILMZ zo kwambonye sinzi n'abandi aho Fofo yagiye akorana nabo Imana ibamugisha hari n'abandi baje bataririmba babashuti n'abavandimwe mwese Imana ibamugisha ubwo munsi kuba mwafashe umwanya turabona amasaha ageze turabere kuganizize kandi tubasabisha niruse ndashimira Fofo kuba iyi minsi yose twatumaranyemo hano mu rugo amushiki wanjye twabanye neza kandi ibyo byo ntabwo ndibuze kubitindaho kubera ko hari icyo navuga buri wese yagiye yigira ku wundi wavuye i Butare twabanje kuza i Butare nyuma araza turabana hano mu rugo izo ngizo mbere y'uko mushimira ndabanza gushimira famiye ya Eric na SP twabaye Butare Kiriki biriya mwumvaga ari kuvuga bya Penuel twebwe twamusohoraga muri korali twamusohoye niba icyo gihe twari kumwe n'abitwa Aragiye n'abandi bitwa Bajire twabonaga atara Kiriki yigeze yari mugufi kumubona kuri icyo gihe yari mutoya kwari na kubona sinya yari mutoya ariko twebwe dusa nkaho turi bakuru turashimira Imana ko niyo yigeze gukora muzi kudandaza imyenda twari twarashize hari iduka by'ukuri niyo bizinesi yonyine yigeze gukora ariko iyindi nabamuhamagara dufashe tugiye gutya gatete si rimwe si kabiri umuyobozi wa Gisubizo amuhamagara akambwira ati twagiye hano turatinda icyo mutegeka nanabivugira hano arabizi navuga ati niba uri kumwe na mwemeri we nta kibazo utumenyeshe ko hari ahantu mwagiye ariko kubera ko nawe iyo rigeri bihari mu muryango akabishima akanabikunda ndamushimiye ko yagiye abyihanganira agashimira umuryango bwite aribo babyeyi ba France kuba baratugiye icyo cyizere kuduha umwana kugira ngo tumubere ababyeyi tumubere basaza be by'ukuri muzehe hari turamushimiye na mukecuru n'umuryango mugari Imana ibamugishe ndagaruka rero ku bantu
bari particulier bereye kuri Aline na famille ya muzee Chembi yose muri rusange barakuru be by'ukuri hari byinshi bagiye baba hafi Florence akabisanzuraho iyo ataraye hano mu gikorwa cyinshi niho aba yagiye ndabashimiye hari ijambo umukecuru yavuze mu kanya avuga ko mwagerageje kwitwara neza muri quartier mukatwubahisha nta kintu cya mbere umusore ashobora kumva ataguwe neza kubera ko yakumva hari imyitwarire mibi mushiki we yagize kuba rero umuntu aba busy kubera iby'Imana Florence avyuka mu gitondo akagenda saa moya kugira ngo abe muri kiti ya saa mbiri nta guhera kwa muri weekend yose Florence ikacyajyana saa sita bakarira nko muri kantine yo kurusengero bakarirayo abetenje amateni ya kabiri saa sita nimugoroba agataha mu saa tatu saa yine igitaramo cyane mu gisoje kuri uyu munsi rero turi kubivuga ntabwo ari ibintu biba byoroshye ariko yagerageje kubyitwaramo neza aho bagenzi be babana mu maminisiteri atandukanye ndetse no mu itorero bwite tunashimira rya Fosquare ryatubereye ababyeyi mu bundi buryo kubwe ndibuka dutegura ibirori bye muri dote bishop itorero muri rusange Pastor Kado batwaye hafi baradufasha bamwe muri mwebwe mwatwaye hafi turajyanye turabana muri gahunda zose za dote zirarangira turabashimiye uyu munsi wa none rero ntabwo agiye kure cyane kubera muzi iterambere risigaye ririho turabatumira mu bukwe bwiwe n'abandi bose batari hano afite muri Arizona uzaba mu kwezi kwa gatandatu mu mpera kugira ngo abazashobozwa bari hariya bazahaturire ariko twebwe turi hano icyo tuzaba mwese muri hano no kugira ngo tubasabe ngo muzamusengere muzamube hafi amasengesho kugira ngo Imana hariya ubukwe bwariya buragoye ariko Imana izabikora turashimira umugabo Florence yakoresheje ijambo dukundiye umwana uyu munsi wa none ibi turi kuvuga byose hari uruhare Imana yamushoboje yamunyuzemo kugira ngo byose tubigereho turasabira umuryango wawe umugisha igikurikiyeho ndashimira abandi bantu tubana hano harimo Petit Frere tugiye hariya harimo na Bamutuye hariho n'abandi mutari kubona harimo Tony abo bose turi umuryango kandi tubana neza kwa Florence habanje SP aragenda tukaba tumaze kumenyera SP n'umwana nyine turi benshi bagiye cyangwa bagize umuntu kwa Florence agiye kugenda naho aribo bakurikira njyewe ngira akazi kenshi pe nta majoro ngira ibintu byinshi nkurikirana n'ibindi biri sociale ku buryo kubona umwanya wo kuza mu rugo nyine inzanye intege umugoroba nkagenda saa moya n'igice tuzamukumbura kubera ko niwe wari ufite inshingano nyinshi akurikirana hano igihe tudahari n'ibyo akeneye akaduhamagara tukaba bikurikirana aho azaba ari rero turamusaba ko azakomeza kwitwara neza nk'uko yatubereye mushiki wacu mwiza hano nta mpungenge dufite bazabikora ndatinze rero natangiye mbivuga ni ukubashimira mwese uyu munsi Imana y'umugisha ndetse n'abandi Florence ababera urugero rwiza ubukwe bwanjye mfite ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu twakoze inama hano mu muryango twemeza ko Florence azategereza kubaho inama ziba nyinshi ariko hari yaganje yemeza ko agomba kugenda kugira ngo nawe
ahita ategura ubukwe. So kuba tutazabana no mu birori nanjye murabyumva ko ariko ku bijyanye n'icyo mukecuru yavuze tuga Aline turahari ku izina rya FILMZ n'inshuti yawe bugufi kandi tuzakora byinshi ku bwawe turagushyigikiye kandi Imana ibamugisha mwese dusoza ntagire abagenda kuko hanze hari ubutumwa Imana ibamugisha arakoze amasaha yacu turi kugendera kuri ritme y'umubyeyi wageze hano kare nk'uko babivuze ubu umwanya Florence hanyuma nawe ntatinde kugira ngo tuze gusoreza rimwe twakire Florence. mbere na mbere bavuze ngo dukoreshe umwanya munini kandi ntabwo tubukoreshe kuko umwanya wagiye dukoresha umwanya muto cyane. Nari nifuje kuririmba akaririmbo mu minota nk'ibiri. Turafatikanya ko nta karirimbo nasingiyemo cyane kuva nyine